gutangirana n'ijambo ry'Imana. Naye ngize amahirwe yo kuganira nawe ni Bishop Seburikoko Celestine, ugize amahirwe yo kuganira nawe kuri aya masaha. Abantu batangira ubuzima mu buryo butandukanye. Lutheran Mission in Africa, Synod y'u Rwanda, dufite uko dutangira umwaka, ariko no mu rugo iwanjye mfite ukuntu ntangira umwaka. Akenshi umwaka iyo utaratangira, iyo mfite amahirwe nicara n'umuryango wanjye tukavuga ngo ariko uyu mwaka ushize ni ibiki Imana yadukoreye nk'umuryango byatuma umwaka utaha tuzawutangira tugira ibyo tugenda twishimiye, tukanareba ibyo twumva twifuza kuragiza Imana ngo izabidufashemo muri uwo mwaka. Akenshi nkunda kubwira abiwanjye nkabira ngo turavuga iby'umuryango, ariko ntabwo wavuga iby'umuryango utabanje kuvuga ibyawe ku giti cyawe. Wowe ku giti cyawe ni iki Imana yagukoreye muri uyu mwaka, kandi ni iki wumva ufite nk'intego umwaka utaha kugira Imana izabigukorera. Ibyo ngibi bigukoreye nanjye iby'Imana ikankorera ibyawe ntekereza byanze bikunze umuryango wacu ufite aho ugeze. Ibyo nibyo bita gutangira umwaka, kandi ugatangira n'intego. Uyu munsi mu kiganiro cyacu cyaguhesha amahoro, burya ibintu biduhesha amahoro ni byinshi, ariko uyu munsi nshaka kubwira ngo tangira byose n'Umwami Yesu. Tangira byose n'Umwami Yesu. Ntutangire byose n'intego zawe, ntutangire byose n'ibyifuzo udafite ubiha, ntutangire byose n'imishinga idafite ibishoro, ntutangire byose n'imishinga yahombye, ntutangire byose n'indwara n'ibibazo wahuye nabyo, ntutangire byose n'abaguhemukiye, ntutangire byose n'agahinda n'amaganya. Tangira byose n'Umwami Yesu. Uvuga uti Mwami Yesu abanye nanjye 2022, Mwami Yesu uzabana nanjye 2023, kandi nizeye ibyiza bitandukanye n'ibibi nabonye 2022, kandi n'ibindi nzahura nabyo nzi kuzabana nanjye kuri Imana ibana nanjye. Tangira byose n'Umwami Yesu. Iyo usomye mu gitabo cyo Kuva umurongo wa 33 umurongo wa 14, haravuga ngo ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimira ko wabanye natwe mu mwaka ushize. Turagushimira ko wagendanye natwe. Turagushimira ko wabari ibyaha byacu. Koko iyo utabyirengagiza kubw'urukundo rw'umwana wawe Yesu Kristo, tuba twarapfuye muri wo, nta n'ibyiringiro tuba dufite, nta n'ijambo ryawe twari kumva. Ariko ubuntu bwawe bwatwikira ibyaha byacu, uraturinda, wirengagiza intege zacu nkeya, wirengagiza ubugome bwacu, wirengagiza guhemuka kwacu, wirengagiza gusubira inyuma kwacu. Uraturandata nk'impumyi, utugereje mu mwaka 2023. Icyubahiro n'ishimwe n'ibi byawe Mwana, mu izina rya Yesu Kristo nkuzamuri icyubahiro n'ishimwe. Utwongereye iminsi yo kubaho, utwongereye imyaka, utwongereye amateka. Yesu shimwe, Yesu shimwe. Turakwinginze kugira ngo duhe amahirwe yo kudatangirana agahinda, yo kudatangirana ibibazo, yo kudatangirana intambara, yo kudatangirana kwiheba, kudatangirana guhomba n'ibindi twahuye nabyo mwaka ushize. Dutangirana ibyiringiro bishya, tuvuga ngo dutangiranye n'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu minsi ishize tuvuga ibya Noheli, twavuze ko ari umukiza, kandi kubana nawe atazakorwa n'isoni. Yesu ko azajyana natwe, akabana natwe, tutazakorwa n'isoni mu buzima bwacu. Tuzava mu bwiza tujya mu bundi,
kugeza iyi imiryango izakinguka tujya mu bwami bw'Imana turuka iyi si. Niko twavuze kuri Noheli. Uyu munsi tugiye gutangira umwaka mushya dutangiranye na Yesu watwizeye kuri Noheli. Yesu umwami w'amahoro twabwiwe no kumva kuri Noheli. Yesu umwami w'amahoro tuze kari muzima dutangiranye nawe. Twavuze kuri Noheli ko izina Yesu risobanuye umukiza. Dutangirana umwaka n'umukiza. Ntabwo dutangira umwaka no gupfa, ntabwo dutangira umwaka no kwiheba, ntabwo dutangira umwaka no kubona ibikomeye gusa. Tugiye kubona ibikomeye Imana ikora by'ibitangaza bimira bunguri bimwe byatubazaga. Mwami bana natwe iyo dukomeza kuganira ku ijambo ryawe kandi imitima yacu ikomerere muri wowe Yesu Kristo, twumve uri kumwe natwe utangiye natwe uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Abantu bazi by'amafaranga, iyo ufite igitabo cy'umutungo cyangwa ufite konti muri banki, hari ukuntu basoza umwaka. Basoza umwaka bakwereka igitabo, ubundi kigira impande ebyiri. Kigira ibyinjira kikagira n'ibisohoka. Noneho iyo kigaragaza ibyinjira n'ibisohoka, harabwo kigira n'umwanya wa gatatu ugaragaza ibisigaye. Nuko bikakubwira mu kwezi kwa mbere winjije miliyoni, ariko muri iyo miliyoni ukoresha 800, hasigara 200. Ubwo igitabo kikakwereka amafaranga winjije, kikakwereka nayo wakoresheje, ahubwo kikanakwereka ko urangije ukwezi usigaje 200 muri miliyoni winjije. Noneho ibikomeje gutyo ukwezi kukundi birangiza umwaka. Iyo birangije umwaka biba bikwereka ngo mu mwaka winjije aya, igiteranyo kakibona, kikakwereka nayo wasohoye igiteranyo kakibona, hanyuma bikakwereka nayo usigaranye winjiranye mu mwaka mushya, cyangwa se muri gahunda yawe y'imikoreshereze y'amafaranga, muri ya gahunda wihaye ivuga ngo igihe runaka nikigera nzareba amafaranga nsigaranye ntangire bushya, nzi ngo mfite amafaranga angahe. Hari abantu rero bafite igitabo kimeze gutyo mu buzima, kitanditse nk'iyi mibare ariko kiri mu bitekerezo. Arimo arabara muri uyu mwaka 2022 ibyo yahuye nabyo. Arabara ibyinjiye, arabara n'ibyapfuye, arimo arabara n'ibyo asigaranye yinjiranye nabyo mu mwaka 2023. Akenshi yari mu bitekerezo ari yari amafaranga ushobora gusanga winjiye mu mwaka 2023 n'amadeni, utararishyuye revenue, utarishyuye amazi, utarishyuye umuriro, hari ibirane ku mashuri, hari amadeni y'abantu wariye ntiwishyure, ugasanga umwaka winjiranye amadeni masa. Wagenda kuvuga utari kusuye umwaka wo uzambera gute kuyungo ngutangiranye amadeni gusa, noneho uzawurangiza gute ugawutangirana wapfuye naze warangiye kubera amadeni, kubera intambara, abantu bafite imanza bayiteguye kujya kuburana, atangiranye umwaka n'imanza, atangiranye umwaka abandi barabona ndetse urupfu, atangiranye umwaka arwaye byinshi. Noneho wareba umwaka washize, mu kwezi kwa mbere inzu yanjye yarahiye, amashanyarazi yarayitwitse, mu kwezi kwa kabiri inkangi yakamaga yarapfuye, mu kwezi kwa gatatu urutoki rwanjye rwarwaye, za ndwara zaje rurapfa rwose, ngiye kuzatera bushyashya. Ndetse bigeze mu kwezi kwa 8 nateguye umurima ngo mpinga ibishyimbo n'ibigori ndebe ko nazahura ubukungu, imvura irabura. Bigeze mu kwezi kwa 11 ndimo ndibaza ukwezi ukuntu kwarangiye, imvura nibwo itangiye kugwa, imbuto narayiriye, nzasarura iki? Ntacyo. Bigeze mu kwezi kwa 12 amashuri y'abana nta nubwo bazanye za biroti kubera ko amafaranga ntabashije kwishyura yose, abandi baratsinzwe,
hari n'abandi batsinze kujya muri za kaminuza, amafaranga nzayavana he, noheli sifite nicyo nzasangira n'abana, umwaka urangira ibibazo ubona ibyaje bitwara ibyo wari ufite, bitwara ibyo wari ufite, ariko ibyinjiye ntubibone. Wajya kurangiza umwaka wakora icyo bita trial balance ugasanga ufite zero, ufite amadeni gusa, ufite mayinazi gusa, ugatangira n'umwaka ntihamuka, ugatangira umwaka nta byiringiro, ugatangira umwaka ufite utinya guhura n'abantu kubera amadeni, ugatinya guhura n'abaderegiteri kubera amafaranga utabashije kwishyura, ugatinya abapasitori kuko utabashije no gusenga. Hari abandi batanga ibyacu bibarwa neza, wananiwe gutanga n'ibyacu byinshi, amadeni, ugatangira n'umwaka ntihamuka, ugatangira n'ubwo umwaka n'ubwoba, ugatangira n'umwaka nta byiringiro, ugatangira umwaka n'ibihombo, ugatangira umwaka utazi uko bizagenda, ukabona umwijima nta mucyo, ukabona imbere ntahari. Ariko hari ibyiringiro kuri uyu mugoroba, uyu munsi, kuri uyu mugoroba w'itariki ya mbere umwaka 2023, hari amagambo y'ibyiringiro. Tangira byose n'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ibyatambutse byaratambutse. Imana ibwira Mose iti, Mose wireba amagambo ubwirwa n'Abayisiraheli, bamwe basubiye inyuma, abandi bashaka ibyo bamenyere kubona mu Egiputa bakaba batabibona, bakaba baguca intege, ukaba wiheba, bakaba kuba bitabasha gusubiza. Imana ibwira Mose iti, Mose humura, wireba abo ngabo, wireba n'ibyo bibazo, ubwanjye nzajyana nawe kandi nkuruhure, nduhure umutima wawe, nkunezeze. Nubwo bazagukina igihe bariya, yazakunezeza, nzakurwanirira, nzakurwanaho. Icyo navuganye nawe yuko uzava mu Egiputa ukageza ubwoko bwanjye i Kanani, ndashaka kubwira Mose ko uzagerayo kandi uzahabona kandi uzabibona. Kuko Mose yagiraga umwanya wo kuganira n'Imana, akajya mu ihema ry'ibonaniro. Ijambo ry'Imana akatubwira ngo inkingi igahagarara imbere y'ihema, inkingi nibagiye ijambo ryiza ry'ikinyarwanda, inkingi igahagarara aho ngaho igaragaza ko Imana iri kumwe nawe. Mose akaganira n'Imana, maze yarangiza Imana ikamubwira amagambo y'ibyiringiro. Igihe yacitse intege, igihe yari yihebye, areba ibyinyo byatambutse, areba Abayisiraheli ukuntu bamuteye ibibazo, areba uko bambutse inyanja itukura, areba ukuntu babuze amazi bageze i Meriba, areba ukuntu basubiye inyuma bakajya kwiremera ibishushanyo, areba ibyo byose yihebye, ari imbere y'Imana yabuze icyo akora. Imana iramubwira tumva, Mose ubwanjye nzajyana nawe kandi nkuruhure, gira morali, komeza ugende, komeza ukore, kuko ngende kumwe nawe. Ndashaka kubwira amagambo y'ibyiringiro kuri uyu mugoroba. Biriya byarapfuye nibyo koko, kandi uyu munsi amaso yarareba ibyapfuye, ntabwo yibuka iby'Imana yakoze, no kuba uriho n'iby'Imana yakoze, no kuba baye bakiriho n'iby'Imana yakoze. Haba n'abagiye nabwo n'iby'Imana yakoze, haba n'ibyapfuye nabyo Imana yabirebaga, ariko Imana ikwitaho, ariko Imana ishaka gukorera ibyiza birenze iby'uyu munsi. Igifite agaciro kurenza byose ni uko wajyana n'umwami wacu Yesu Kristo, ntugenda wenyine. Iyo umuntu agiye wenyine agiye ibibazo, nta kikurinze, nta kigukomeza. Muretse bwaze n'abakristo babwira igitekerezo cy'akantu kitwa ka visa card. Kera wagenderaga amafaranga y'amanyarwanda, wagera Amsterdam ugashaka kugura amazi yo kunywa ufite amafaranga y'amanyarwanda, ukabura amazi yo kunywa ufite amafaranga y'amanyarwanda. Ndetse hari n'ahandi ugera ufite amadolari, nayo ukaba wayirirwana ubusa, kuko bakubwira ngo ntabwo tuyakwera, turashaka amayero, turashaka n'aya. Ugiye mu Bwongereza bakubwira ngo zani paundi, nta euro dushaka, nta ni dollar dushaka, ugasanga ugize ikibazo. Ariko hari akantu kakeba ibibazo kitwa ka visa card. Ka visa card ukubitaho amanyarwanda yawe hano muri banki zacu hano. Wagera Amsterdam ugakubita mu mashini, amazi akaza. Wagera London ugakubita mu mashini, icyo ushaka kugura ukakigura, kandi n'amanyarwanda wabigize ubika. Ka visa card
kakaguha byose kuko ufite ikintu gifite cy'isi yose, gitegeka isi yose, kigera ku isi yose, ka visa card. Abantu batari bagenda uvuze ka visa card ntabwo wakumva icyo ari cyo, ariko utekereza kubika amanyarwanda, hanyuma ukagura amazi mu madolari, ukagura amazi mu mayero, ukagura amazi mu paundi, ukagura amazi sinzi mu mafaranga yandi ahari hose hirya no hino, ugashyiraho ugatanze kadi mu Rwanda irimo amanyarwanda, ariko ukabona icyo ushaka muri amafaranga muri cya gihugu. Iyo tugenda barakubwira ngo gendana na ka visa card. Nanjye muri uyu mwaka ndakubwira ngo visa card yawe ni umwami wacu Yesu Kristo, kuko iyo indwara zije ukubitamo visa card yitwa umwami wacu Yesu Kristo, indwara Imana Yesu akazigira zeru, zimwe zigakira, izindi niyo zatwara umuntu ukavuga uti Yesu yari yarabivuze ko nta muntu uzabaho imyaka yose, agomba kuruhuka. Visa card ikakubwira ngo nubwo aruhutse ariko aruhutse mu mahoro, ugakora ibyo agomba gukora. Visa card wahura n'ubukungu bwazahaye, Yesu akakubwira ati kora ahangaha nkwere ukuntu ifaranga riza. Visa card ukajya mu ishuri ukasanga birakugoye, amasomo arimo arananirana, ibindi biragoye, Yesu akakubwira ati kora ahangaha nkwereke, ugakubitamo ka visa card. Yesu yakubwiye wagikora ko Yesu yigeze kubwira nyina Mariya, ntabwo ari Yesu wabivuze, ahubwo Mariya niwe wabwiye abantu mu bukwe bw'Ikanegera mu gice cya 2 mu butumwa bwiza bwa Yohana. Aravuga ati mva murabizi, ubu bukwe bufite abantu benshi, kandi ubu bukwe burakomeye, kandi ubu bukwe bwatashywe na Yesu, kandi ubu bukwe bwatashywe n'intumwa za Yesu, kandi twarabatumiye kandi barahari. Ubwo ndababwiza ukuri, nihagira ikibazo cyose cyose muhura nacyo mukimubwire. Nihagira icyo muri buhure nacyo cyose mukimubwire, hanyuma icyo ababwira mugikore. Hari icyo mushobora kumubwira mwebwe, hari icyo ushobora kumenya mutamubwiye, ariko icyo ababwira we mugikore. Kandi ko byagenze, vino yabashiranye, divayi yabashiranye, inzoga y'ubukwe yabashiranye. Yesu arabwira ati mwajye mukama amazi hariya. Bavoma amazi bagiye kuyanywa basanga banyweye divayi, ariko ntabwo barabigize bayisaba, ntabwo bigize bamubwira ngo divayi irabashiranye. Ariko yamenye ikibazo arababwira, ariko icyo babwiye bagikoze imigisha barayibona. Yesu Kristo ubuzima bwacu arenze visa card, kuko visa card iguha ibyo washyizemo, ariko Yesu ntabwo ibyo washyizemo, oya, nuko uri kumwe nawe gusa. Ababireba, iyo akubwiye icyo ugombye gukora ukagikora, niyo mahoro yawe, nibwo buzima bwawe, nibwo kugera ku byawe, niwo munezero wawe, niyo mahoro yawe. Ntabwo kugendana na Yesu amahoro akomoka ku byo ufite, akomoka kuri Yesu uri kumwe nawe. Arantu narindi ejo ku mugoroba tuganira, ejo muri iki cyumweru gishize ku mugoroba muri uyu mwaka ushize, tuganira abagabo n'abagore. Noneho umwe abaza umugore umwe twari turi kumwe, arimo atari ko kana ko mwana wabyibushye maze gushaka umugabo, watubwira ikintu cyakunejeje kurenza byose, cyatumye ubuzima bwawe buhinduka, ibiro byawe bikajya kwikuba nka kabiri, ugasanga no kunezerwa kwawe nuko uteye bitandukanye nuko wari umeze. Twese turaseka tumuhanga amaso. Aravuga ati se ati ni byinshi, tutoya, tubwire kimwe cyonyine gusa wumva ari cy'ingenzi kurenza byose. Arangije aratubwira, yavuze amagambo yo mu Cyongereza, yaravuze ngo ikintu cya mbere kinezeza kurenza byose, yaravuze ngo ni presence of my husband. Yaravuze ngo nukuba mbona umugabo imbere yanjye. Ikintu gikomeye kirenze byose ni icyahindi ubuzima bwanjye, nkitwa umugore, nkava iwacu, nkaba mbyaye umwana, nkaba nshobora kubyuha gutya. Icyahindi ibyo byose nuko umugabo ahari.
iyo umugabo ahari wakunze washatse mu gihe gikwiriye wasengeye bizana umunezero. Kiri cy'ingenzi mu buzima bw'umugabo n'umugore. Igihe wowe umwica, igihe wowe umwanga abandi, uwo mugabo ni uw'ingenzi mu buzima bwabo. Abandi uwo mugore, nanjye naravuze ni umugore wanjye, uwo mugore ni uw'ingenzi mu buzima bwawe. Yakagombye guhindura ubuzima bwawe, kuko urahita ubyara, urahindura ibiro, urarya ibyo ushaka, uraryama uko ushaka, urashyiraho gahunda y'ubuzima, kuko umugore arahari kugira ngo ubuzima buhinduke, umugabo arahari kugira ngo ubuzima buhinduke. Ni icy'ingenzi. Wowe wica wapfuye kera, buriya nawe uri intumbi imbere yo kwica. Nugambirira kwica uzamenye ko uri intumbi imbere y'uwo ugiye kwica. Uwo ugiye kwihesha no kutamwica wowe akabaho, kuko icyo wagambiriye ushobora kugihusha, ariko wowe warapfuye kera uri intumbi. Ubundi umugabo uri imbere yawe cyangwa umugore ari imbere yawe wishakiye, Imana yaguhaye, uwo ni wo munezero wawe, ayo ni amateka yawe, izo nizo mbaraga zawe. Ayo ngayo iyo uri umenyeye na Yesu Kristo, amahoro yo mu rugo abakomeye. Ntumbwire ibibazo, ubukene, indwara, ibyo bibaho, ariko umugabo iyo ahari, umugore iyo ahari, umwami Yesu akaba ahari, byabaho ko turi muri iyi si, ariko amahoro ya Yesu Kristo aba ari kumwe natwe. Haleluya, haleluya. Tangirana byose n'umwami wacu Yesu Kristo. Tangira byose n'umwami wacu Yesu Kristo. Niba umugabo ahaba ubuzima bugahinduka, niba umugore ahaba ubuzima bugahinduka, iyo Yesu ahari, umwami w'abami, umuntu ugwana ibyo utamusabye, ugutekerereza ibyo utari wanatekereza, akakugoboka n'iyo utatekerezaga, akaguha inshuti utatekerezaga, akakuzanira abamarayika bakavugana nawe nk'uko Mose yakomejwe. Ni wabura iki? Wabura amahoro gute? Ndashaka kukubwira ngo ubuzima bwahinduka, ndashaka kukubwira ngo wanezerwa, ndashaka kukubwira ngo 2020 wayibagirwa, 2023 kwinjirana ibyiringiro, ufite imbaraga, witeguye kubona icyo Yesu azagukorera, urambuye amaboko, uvuga uti Yesu nditeguye kwakira umugisha uzampa, Yesu nditeguye kwakira ubuzima uzampa, Yesu nditeguye kwakira umutungo uzampa, nanjye umutima wanyu uzagushima, kandi nayo nzihorera mu nzu yawe, kuko ndi mu nzu yawe haruta ahandi hose naba. Ufite umugambi wo kuzasenga mu mwaka turangije, hari umukristo umwe wavuze mu rusengero, aravuga ati ndasaba muri uyu mwaka ntangiye no kuzasiba iteraniro ryo ku cyumweru n'umunsi n'umwe, umwaka wose nibikora, nimbigeraho nzashima Imana, kuko nagize amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana buri cyumweru, ijambo ririmo ibyiringiro, ijambo ririmo imbaraga. Ati niyo cyifuzo cyanjye mfite muri uyu mwaka. Yifuza kwihorera mu nzu y'Uwiteka, yifuza kwigendanira na Yesu Kristo, yifuza kwigendana n'ijambo ry'Imana, yifuza gukomezwa mu nzira zo kwegera Imana, kugira ngo iby'isi nubwo byaza bizaze nk'iby'isi, ariko bisange akomeye. Nawe iyo uri kumwe na Yesu, umuririmbyi yarabirimbye avuga ngo twifitiye umugaba w'ingabo Yesu, ngo ntabwo tuzatsindwa ahubwo tuzatsinda, kuko dutangiranye na Yesu. Hari n'Abanyarwanda bavuze ngo burya ngo uhagarariwe n'ingwe ngo aravoma. Nta ngwe ibaho muri iyi si uretse intare mu muryango wa Yuda. Haleluya. Intare y'umuryango wa Yuda, uye turi kumwe nawe, iyo tugendana nawe turavoma, turarya, tubaho, turanezerwa, kuko turi kumwe intare y'umuryango wa Yuda. Uwo ngo niwe umaze kuyereka Mose, aramubwira ati Mose humura, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Ndashaka kubwira amagambo avuga ngo Yesu azagendana nawe 2023, n'igihe uzumva kuruha, dore ko n'ibiriho wayitangiranye nayo. Ndashaka kubwira ngo hariho kuruhuka mu izina rya Yesu Kristo, atari ko wabisabye cyane, ariko gusaba mwizeye, nawe akagusezera ko azagendana nawe, azakuruhura. Byavuzwe kera mu isezerano rya kera, no mu isezerano rishya byarahamijwe yuko azagendana natwe iyo tumwizeye, akaba mu mitima yacu. Niyo twaba tutamubona wabatubona, niyo twibaza ko atatwitayeho abatwitayeho, kandi azabana natwe kugeza yazagera aho azatugezaho tuzaruhukira hamwe. Atubwira ati ngiye kubategurira aho nzaba ndi, namwe muzabeyo. Umva amagambo y'ibyiringiro ijambo ry'Imana rya rivuga. Yesaya 41 umurongo wa 10 haravuga ngo
ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Nubwo umwanya wacu atari munini cyane, ariko usesenguye aya magambo hari icyo wakumva. Umva icyo tubwirwa. Utangiye uyu mwaka n'ibyiringiro udatinya. Ariko igituma udatinya ni iki? Nuko uri kumwe n'intare y'umuryango wa Yuda, ariwe mwami wacu Yesu Kristo, umukiza wacu, umucunguzi wacu, uwadupfiriye, uwatubabariye, uturwanirira, ugendana natwe. Umva uko yahanuwe. Ntutinye. Kubera iki utazatinya? Ntukihebe. Kubera iki utaziheba? Kuko ndi Imana yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, nta mpamvu yo kwiheba, kuko tutakiriho twenyine, dufite Imana itwitaho. Matayo yanditse ngo Emmanuel, bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Sinkihebe kuko narihebaga igihe nirwaniriraga. Sinkihebe kuko nari nubatse ku babyeyi, nkiheba kuko ntabahari. Nabura amafaranga nkiheba, narwara nkiheba, nabura ikintu kiriya nkiheba. None ijambo ry'Imana navuga ngo sinkihebe, sinkanatinye, kuko Imana yanjye namenye, Imana nizeye, iri kumwe nanjye. Izankorera iki rero? Ijambo rya mbere yavuze ngo nzajya ngukomeza. Irindi yavuze ngo nzajya ngutabara. Irindi yavuze ngo nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. None se niba Imana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo, Emmanuel yaraje gutura muri jye, nkabona agakiza umwami w'amahoro akaba muri jye, akabambwira ati ntukihebe, ntukanatinye. Ubundi wari ubeshejwe no gutinya, wari ubeshejwe no kwiheba. None nta mpamvu yabyo, kuko ndi kumwe nawe, kandi mfite ubutwari n'ubushobozi hejuru ya byinshi bikubujije amahoro. Icyambere, igihe watendebutse, igihe wumva wavuye mu mwanya wawe, nzajya gukomeza. Ningukomeza ntabwo uzasubira inyuma, ahubwo uzakomeza ujya imbere. Oh haleluya. Hanyuma n'igihe wumva watewe na Satani, n'indwara, n'ubukene, n'intambara, n'abanzi, n'abakurwanya, niba uri umuyobozi uri mu rwego ruryoshye, abakurwanya bazabaho, abifuza ko wapfa kugira ngo bajye muri uwo mwanya ni benshi. Ntugire ngo wahure aho ngaho ntibahashaka, barahashaka. Nushaka ntutinde ku cyo uri cyo. Niyo washaka bakurinda umutekano ku mwana n'ijoro, ndashaka kubwira ko abo ngabo bakurinde niyo bagushaka. Niyo batagushaka uwaza aca muri abo ngabo. Ahubwo ndashaka kubwira ko uwo mwanya urimo uko umeze kose hari abandi bawushaka. Iyo sambu ufite hari abandi bayishaka. Nubwo buzima ufite hari abandi babushaka. Nubwo bwiza ufite hari abandi babushaka. Kuko babushaka rero baragutera, bakugutera ibibazo, baguteza intambara. Hanyuma ijambo ry'Imana tubwiye ngo uko byameze kose, uko byaza kose, jyewe nzajya ngutabara. Oh haleluya. Hanyuma n'igihe bigaragara ko bakurangije, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Ukuboko kw'iburyo ubundi abadakoresha imoso nko kuboko kwabo kwibanze, niko kuboko kwabo gufite imbaraga. Ngewe nzagutaba, nzakuramiza igihe bazagusunika ngo ugwe. Zaburi yaranditse ngo wansunikiye cyane kungusha, ariko Uwiteka arandamira. Ngo kandi niyo nagwa humura, ngo ntabwo nzarambarara, nzongera mbyuke, kuko umucunguzi wanjye ariho. Kuko mfite untabara. Kunsunika wabishobora, ngongwe wanabishobora, ariko mfite undamira. Wowe uranca intege, ariko mfite undema agatima. Wowe uranyihebesha, ariko mfite untabara akandema agatima.
gendana nawe gusa maze uzareba ibyo Imana izakora. Gendana na Yesu gusa uzareba ibyo Imana izakora. Gendana nawe nka intumwa ukuntu uzagenda uzareba ibyo Yesu azakora. Intumwa igihe zose bakazashobewe Yesu akahagera, ikibazo cyararangiraga bakagenda mu batari ko twe twabigerageje bikaturarira byagenze bite. Ahavuga ati ibyo mwakoze ga, mwakoresha umubiri, mwakoresha ubwenge, ntabwo bishoboka kiretse kwiriza ubusa no gusenga. Yesu atubwira icyo dukora mu gihe cyacyo, akatubwira ati ubu ni ugusenga, ubu ni ukwiriza ubusa, ubu ni ukujya guhinga, ubu ni ukujya gucuruza, ubu ni ukujya kwamamaza ubutumwa bwiza, ubu ni ukujya kuririmba. Iyo ubikoze mu mwanya wabyo, ukageragezwa mu mwanya wabyo, aturamiza ukuboko kwe akadutabara. Oh haleluya. Gendana n'umwami wacu Yesu Kristo acitse intege, gendana n'umwami wacu Yesu Kristo ufite imbaraga. Ariko ntabwo wagendera nawe. Yesu yaravuze ngo nimwitondere ijambo ryanjye mukanakundana mwebwe ubwanyu, ngo n'abandi bose bazamenya ko muri abanyeshuri banjye. Habyo dusabwa rero, ntabwo ari kugendana na Yesu gusa nk'igitekerezo. Tugendana na Yesu twizera, tubana nawe, ijambo ry'Imana tubwira uko tugomye kubana nawe. Twizere ijambo rye, twumve icyo atubwira, tuzi ijwi rye, yatubwira ibyo dukora tukabikora tunezerewe ko tubibwiwe n'umwami wacu, kandi bikatubyarira umusaruro. Ibyari amazi bikaba ibyo kunywa bihembura abantu, ibyari bigaragara ko bisuzuguritse bikaba umugisha hagati y'abandi. Oh haleluya. Yongera aravuga ati uyu nguyu utubwira ngo ntukihebe, ntutinye, ko nzagukomeza, nzagutabara, nzakuramiza ukuboko kwanjye. Ku murongo wa 2:43 Yesaya yaranavuze ati umva, ndabizi ko mu isi bigorana, 2023 uri mu isi byanze bikunze, hari bizanyuramo bigoye, hari bizanyuramo bikomeye, hari bizanyuramo bikakaye, ariko mba ngo bwiza ukuri, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Niko umurongo uvuga wa 2, igice cya 43 umurongo wa 2 haravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Mu yandi magambo, nunyura mu bibazo bisa n'amazi atema bigutembana nk'ibyenda kukurangiza, Bibiliya tuvuga ngo nzaba ndi kumwe nawe. Nuca no mu migezi ihurura itemba nka ruhurura za Kigali za Nyabugogo, nubwo barimo hakora neza, nubwo wahura n'ibibazo bihurura bikakujyana bigutembana. Ari umwana umwenzi ari i Kigali, ari umusirikare ukomeye akorera igihugu umeze neza, ariko umunsi umwe avuye ku kazi ku mugoroba ahuye na ruhurura hari i Kigali. Ruhurura ituma anyerera, yikubita mu kinogo amazi yajyagamwo, yikubisemo kubera kunyerera abanza mu mutwe. Ya ruhurura imujya mu maso no mu mazuru hose, arapfa. Umusore ukiri muto kuri jye, yafite imyaka ikaba za 60, ariko yacyari muri 40, arapfa yishwe na ruhurura. Bibiliya iratubwira ngo nucana mu migezi ihurura itembana benshi, wowe ntabwo izagutembana, ntabwo izagutembana. Wowe gendana nanjye, nzagutwara, nzakuvana muri ruhurura, nzagutabara, nzakuzamura, nzashyiraho urwego rutarebwa n'abantu, nzavuga amagambo y'imbaraga zatuma uhaguruka. Abibaza ko bakurangije bazakorwa n'isoni. Kandi nunyura mu muriro, hari ibibazo duca mu isi bimeze nk'umuriro, umuntu akagutwika akakurangiza, akubwira ati kora gutya, udakora gutya ndakurangiza, kuko ubuzima bwawe bufite mu ntoki zawe zanjye. Hari umuntu umwe ugeze kuvuga ati kanaka, kubera yuko jyewe nigerera kwa bosi mfite icyo mpuriyeho nawe, mfite uko nganira nawe, nubwo kanaka afite diplome nziza,
diporome nyifite mu biganza byanjye, nta kizamumarira, ntizamuha umwanya, ntizamuha amahirwe, kuko bose wakamuzamuye, jyewe nigererayo kandi kanaka nzamukomaniriza, naramukomanye nararangije, diporome nyifite mu biganza byanjye. Nakubwira ngo toka Satani, diporome igihe yayigaga uwo muntu ntimwari muri kumwe, inzira yaciyemo ngo yegereho ntabwo mwari muri kumwe. Imana yamuhaye iyo diporome, Imana yamuzamuye, Imana yamwinjije muri icyo kigo, izahagarika, izatwika umuriro, atari yashya nka kongoke, wowe uzashya, atari yatakaza amahirwe, wowe uzayatakaza. Mu izina rya Yesu Kristo, akira imbaraga nshya, akira ibyiringiro bishya, imirire izaza, amazi asuma azaza, amazi atemba azaza. Ndashaka kubwira ngo ntabwo uzashya, ntabwo uzatembanwa, ntaho uzajya, kuko umukiza wacu ari kumwe natwe, ajya dufata akadukomeza, akatwiringiza, akatwereka kure, tukarira, tukababara, ariko nyuma y'imibabaro tukabona ibikomeye, tukabona imbere. Haleluya. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, zasaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Haleluya. Tunyura mu misozi, tunyura mu mataba, ariko umukiza turi kumwe nawe, umwe twatangiranye umwaka nawe, umwe watwijeje ko azagendana natwe, ntatinda kutwumva, haradutabara. Nunyura mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi, nzagunza abandi kunza, ntizagutembana. Nunyura mu muriro, ntuzashya, n'ibirimi byawo ntibizagufata. Uzamera nk'abameshaki n'abashaduraka n'ababedinego, bajugunywe mu muriro, hashya babajugunyemo. Ndashaka kubwira ngo abazakujugunya muri uwo muriro, mu izina rya Yesu Kristo, bazashyubeho, ndetse n'umuriro unuka ntabwo bazawumva kuri wowe, kuko umwami wacu Yesu Kristo azabana natwe. Ibyabaye kuri ba Danieli bakabajugunya mu ntare, ntabwo ari ukubera yuko ari bo bonyine, nawe uzasa nabyo, uzaca mu bikomeye muri iyi si. Kuko muri iyi si byanze bikunze duhura n'intare zisuma, duhura n'impyisi, duhura n'ingwe, duhura n'inzoka, biza mu buryo butandukanye. Ndashaka kukubwira ngo Imana yafashe akanwa k'intare mu gihe cya Danieli, nawe niko bizamera. Imana yabanye na Bashaduraka, Meshaki na Abedinego, bakabaho mu muriro, ntibakongoke, niko bizakomerera. Igihe cya Danieli bakarya udushyimbo, bakarya impungure, ntibarya inyama z'ibwami ngo biyanduze, nawe uzabaho mu izina rya Yesu. Tangira byose n'umwami wacu Yesu Kristo, uzareba ibitangaza Imana ikora, uzareba ubwiza bw'Imana, uzangira umwaka n'ibyiringiro bishya, uvuga uti Imana wakoze biriya, n'ibi nabyo uzabikora, kuko wagendanye nanjye, kuko wabanye nanjye. Hari umurongo duherutse kuganira muri paruwasi aho nyobora, haratubwira ngo ahubwo komeza imbere ufite imbaraga, ngo umutima wanjye komeza imbere kandi ufite imbaraga, ntabwo ucika intege, nta kwiheba, kuko Imana yabanye nanjye muri biriya, imyaka ikaba irangiye ingana kuriya. Imana yarabejejeho, n'uyu mwaka nawo nzawurangiza, kandi ibyo nifuza kugeraho nzabona ibirenze. Ubwo sindi jyenyine, mfite akaviza kadi kitwa umwami wanjye Yesu Kristo, mfite Yesu Kristo umwami wanjye, umenya n'ibyo nari natekereza. Haleluya. Mukozi w'Imana, haleluya. Mugore uhura n'ibibazo n'ibigeragezo, haba mu rugo rwawe cyangwa hanze. Haleluya. Mukozi w'Imana uhana ibigeragezo mu kazi ukora. Haleluya. Muntu w'Imana, murimo wose Imana yagushinze, haba mu kazi cyangwa mu rugo, aho uri hose bizaza, ariko ntacyo bizadutwara, kuko uyu mwaka Imana idusezeranije ko izabana natwe. Tuzanyura muri ibyo ngibyo ko turi muri iyi si, ariko ntacyo bizadutwara, tuzagera ku ntego. Imana izasohoza icyo yavuze kuri twebwe, kuko ari Imana yumva kandi ari Imana ikora. Maze Pawulo nawe agiye kwandikira ab'i Roma, arababwira ati ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Haleluya. Niyo umwami Yesu ari mu ruhande rwacu, mu byo dukora no mu migambi yacu,
twaba twaramenye ko ari umwami w'amahoro, twaba twaramenye ko ari umwami, twaba twaramenye ko ari umukiza, tukaba twaramenye ko yarwanye iyi si akayinesha akayirangiza, ubwo yavuga tumva nimuhumure nejeje iyi si. Oh haleluya! Ubwo ari mu ruhande rwacu uwo nguwo, umubisha wacu ninde waza akomeye kureza Yesu wanjye? Baratwirukanye ariko twashize impumu, kuko Yesu yaratubwiye ngo ndabaruhura, ubwanjye nzajyana nawe nguruhure. Yesu azajyana nawe akuruhure wa mugabo we, Yesu azajyana nawe akuruhure wa mugore we, Yesu azajyana nawe akuruhure wa mukozi w'Imana we, Yesu azajyana nawe akuruhure izo ntambara urwana nazo. Irinde kugenda wenyine, jyana nawe azakuruhura. Yaranduhuye, hari ibyo yankoreye, hari ibikomeye ntabasha kuvuga muri uyu mwanya, ariko nawe urabifite. Ati nzajyana nawe maze nkuruhure. Arangije aravuga ngo mbese ubwo Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduha n'ibindi byose muri uyu mwaka 2023. Niba Imana iri mu ruhande rwacu, niba twizeza ko nta mpamvu yo gutinya no kwiheba, akaba atubwira ko ari Imana yacu mu izina rya Yesu Emmanuel, akaba atubwira ko azadukomeza, akaba atubwira ko azadutabara, akaba atubwira yuko azaturamiza ukuboko kwe, akaba atubwira ko azajyana natwe kandi akaturuhura n'igihe turushye. Kutajyana na Yesu n'ubu atari igihombo. Arangije aravuga Pawulo ngo izaburite, Imana izaburite kuduha n'ibindi byose bijyana n'umwana w'Imana Yesu Kristo turi kumwe nawe, kuko yamuduhaye ngo abane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndashaka yuko wumva aya magambo y'ibyiringiro, ugafata ingamba zawe z'ubuzima, ugafata ingamba zawe zo kwizera, ugafata ingamba zawe zo gukorera Imana, ugafata ingamba zawe zo gukora ibyateza imbere umuryango wawe n'igihugu cyawe, ugafata ingamba zo kwiga kwawe, ugafata ingamba mu byo ukora byose, ugafata ingamba mu izina rya Yesu, kandi wizera ko icyo yaduhamiye yatubwiye azagisohoza. Atubwiye ko azajyana natwe, ubwe azajyana natwe kandi azaturuhura igihe turushye, kandi igihe twahuye n'ibigeragezo bikomeye hirya no hino. Yatubwiye ngo niba nzaba ndi mu ruhande rwanyu, uzabanesha azaturuka he? Uzabavana muri izo ntego n'uwo mugambi azaturuka he? Kandi n'igikumwe namwe. Kandi Imana iti niba naratanze Yesu ku bwanyu, nzabuzwa n'igikumwe bahana n'ibindi byose mukeneye. Hari abantu bahangayikishijwe n'ubuzima, hari abantu bahangayikishijwe n'ibi na biriya. Yesu tuzabuzwa n'iki kubona n'ibyo nabyo dukeneye. Igihe cyubahiro ni cy'Imana. Uyu mwaka 2023 uzahura n'ibibazo n'ibizahura n'intambara nibyo, ariko uzahura nabyo kuko uri mukora. Nudakora ntabyo uzahura nabyo, ahubwo uzapfa wicwa no kudakora. Kora maze ibyo Imana izagukorera, kuko Imana tubwira ngo nzabana nawe kandi nguruhure, kandi nzakugeza ku ntego. Niko yabikoze kuri Mose, niko yabikoze ku ntumwa, niko yabikoze kuba tubanjije. Tumaze kuvuga abameshake na Daniel n'abandi, tumaze kuvuga ibyacu bwite, tumaze kuvuga ubwenge abantu bamaze kugeraho muri iyi si. Ugenda na kaviza kandi ukazenguruka isi yose, amafaranga. Iyo turi kumwe na Yesu, iyo turi kumwe na Yesu. Ejo nahoze mbwira abakirisi bacu ko nagiye nambaye kora, tugiye gukora mu itorero ry'iwacu, ngiye nambaye kora. Hari ahantu nari nagize ikibazo cy'amafaranga, numva simfite aho ndi buyakure, nta biza kandi ndi bukoreshe, kandi ndashonje. Apo umutima urambwira ngo ariko ubwo faranga buke usigaranye wagiye ukaburya ibiri imbere ko utazi ko bibuye. Nayo mfite urugendo rurerure gatoya, kandi aho kuvunisha amafaranga nta mfite. Ndangije ndagenda, abari bafite hoteli barimo bagabura, barangije barambwira bati wowe uri umukozi w'Imana, hano twebwe iwacu nta muntu uza wambaye nkawe ngo dufata amafaranga ye, dufata umugisha we. Duha umugisha naka duguha ibyo kurya. Ndababwira ni Imana muha umugisha. Bamenye amazi nk'uko bamenye amazi ingurube, niba ari izingurube niba ari izihene simbizi, bamenye kunywa n'igihendera. Yesu anyishirira amafaranga kubera kandi ifomu gusa nambaye, kandi ntabwo nari mu gihugu cyacu, igihugu cyahandi, kuko uko nambaye gusa ndarya kubera Yesu.
ntabwo ari ukubera ko nambaye, ni ukubera Yesu wantinyuye, no kubera Yesu nizera. Aho ugiye hose usanga ba Yesu, ntaho wajya ngo wo kubona ba Yesu barahari. Humura, ntabwo uri wenyine, wicika intege, kuko Yesu aravuga ati ntabaza nanjye ndagutabara, ahubwo nkwereka ibikomeye n'ibyo utari wabona. Imana iguhe umugisha, ugira ibyiringiro. Tugiye gusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimira, wabanye natwe mu myaka yatambutse, urinde ubuzima bwacu, uduha amahirwe yo kubaka, uduha amahirwe yo kubyara, uduha amahirwe yo kugira korora, uduha amahirwe yo guhinga. Imvura zaraguye, ikindi gihe zirabura, amatungo ikindi gihe yarapfuye, akazi ikindi gihe karahagaze, n'ibyo twari dufite amadiplome ndetse twanapfushije, twahuye n'ibyago, twakoze n'ibyaha ntiwatwica. Warakoze Mwami wacu Yesu Kristo, wabanye natwe, utwigisha byinshi, utugejeje kuri uyu munsi. N'uyu munsi nawe komeza kutwigisha, ariko utwigisha kugendera nawe, utwigisha kubana nawe, utwigisha kutiheba, kuko wavuze ko uzaturuhura, watuvuze ko uzagendana natwe, wavuze ko uzadutabara. Tabara bari bakobwa bafite ibyo bifuza muri uyu mwaka, tabara bari abahungu bafite ibyo bifuza muri uyu mwaka, tabara bari abagabo b'ababosi hari ibyo bifuza muri uyu mwaka, ariko batangiye mu izina ryawe. Uhaze kwifuza kwabo, uko niko wadusezeranye ko nipfuma tureba ibifuzo byawe uzahaza. Mwari kumwe na Bishop Seburikoko Celestine. Ushatse kugira icyo wambazinya cyangwa amasengesho y'umwihariko, mumanika kuri telefoni 0783 70 90 7 07 8 8 8 7 0 9 0 7 0 7 70 90 dushobora kuvugana, dushobora gusengana, dushobora guhugurana. Imana ikomeze kubana nawe, Imana ikomeze kubana nawe, Imana ikomeze kubana